Haleluya, ndabashuje inshuti zacu kandi bakunzi ba Christian Family Life. Bifurije amahoro y'Imana, bifurije umugisha w'Imana aho muherereye hose ku isi mu migabane yose itandukanye. Ndabizi ko hari bamwe bamaze gusubira muri lockdown kubera icyorezo cya COVID-19, ariko nukuri ndagira ngo mubwire ngo aho uri hose amahoro y'Imana atwarire mu mutima wawe, atwarire mu buzima bwawe. Uko biri kose turi bazima, turashima Imana kandi nkwifuriza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2022. Haleluya. Uza kubera umwaka mwiza, umwaka amata n'ubuki niko mu Kinyarwanda tuvuga, umwaka wuzuyemo umugisha w'Imana, umwaka wo kongera gusubizwa ibitaragenze neza cyangwa ibyo watakaje mu myaka yindi itambutse. Nukuri birashoboka cyane kuko Imana yacu iri kumwe natwe. Munyemerere dusenge. Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kubw'uyu munsi mwiza utugeneye kugira ngo tuwishimiremo kandi tubonezererwemo. Turacyafite impamvu nyinshi zo kugushima no kuba imbere yawe dushima. Niko ijambo ryawe ritubwira ngo twinjire mu marembo yawe duhimbaza no mu bikari byawe dushima. Ndagushimiye ku bwanjye no ku bw'abantu bose bari bukurikire iri jambo. Reka uduhane umugisha, wubake imitima yacu, utugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Yes, so uyu munsi ndagira ngo mwifurize umwaka mushya muhire wowe n'abawe bose. Nkubwira ngo Imana yacu iri kumwe natwe. Yego, nubwo ubona ari ibintu bitameze neza, nubwo mvuga ngo nezerwa, ishime, himbaza, ukavuga ngo ariko ntago uzi ibyo ndimo, ntago uzi amaho nicariye hano, ntago uzi ibintu ndimo kunyuramo, ukuntu bigoye, ukuntu bibabaje, ariko nukuri ndagira ngo mbwire ngo hari ibyiringiro. Imana iri kumwe nawe, ntago yagusize, ntago yakuretse. Niyo mpamvu ubona bikimeze nkuko bimeze. Nibura uri muzima, ushobora kunyumva. Rero kubw'iyo mpamvu haracyari ibyiringiro. Reka nguhe ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye ku bw'uyu munsi cyangwa ku bw'uyu mwaka mushya tugiye gutangira. Iri muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 18 n'uwa 19. Yesaya 43 18 19 haravuga ngo ibya kera ntimubyibuke kandi ibyahise mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. 20 nayo ikavuga ngo inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu, ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranyije, abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Haleluya. Yes. So, ibya kera rero urabifite, nanjye ndabifite, buri muntu wese arabifite. Mu bya kera harimo ibinejeje, harimo ibibabaje, harimo ibyakunze n'ibitarakunze. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Impamvu nta yindi nuko byarahise nyine, byararangiye. Byaba byarabaye byiza, dushima Imana, tubyubakireho dukomeze. Byaba byarabaye bibi, tugira isomo tubikuramo riri budufashe kugira ibyo dukosora mu gihe tugiye kwinjiramo. Kandi ikindi twe kubitaho umwanya cyane, dukomeza kubitekereza no kubyifataho akaramata, no kumva ari byo duhanze amaso, no kumva ari byo bibabaje umutima cyane, wumva yuko ari nta kindi kintu gishobora kugenda kuva biriya bitarakunze. Ntabwo ariko kuri, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo bya kera ntitubyibuke, byahise twe kubyitaho. Wibimaraho umwanya, wibitindaho. Uko byagenze nuko, niba hari byakubabaje wihangane, ugire imbaraga zo kubivamo no kubirenga kugira ngo Imana yongere igire ikintu ikora mu buzima bwawe muri iki gihe tugiye kwinjiramo. Aravuze rero ngo nimumara gukuraho ibya kera no kutita ku byahise, ngo hari ikintu gishya ndi bukore muri mwebwe. Ndaza gutembesha imigezi mu kidaturwa, ndaza gushyira inzira mu butayu. Haleluya. Ndaza gutuma ibyaremwe byose binyubaha, kubera yuko ari njyewe ushyira imigezi mu butayu, ari njyewe ubyuhira, ari njyewe ubivomerera. Bimenye yuko ndi Uwiteka. Rero ndakwinginze dutangira uyu mwaka dusoza 2020, wari umwaka utoroshye.
kubera ibibazo muzi isi irimo icyorezo kandi n'ibintu bitazanashira. Covid izakira ariko hari ibindi bishobora kuzaza. No kuvuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko ikidukwiriye no guhora twibagirwa ibiri inyuma tugashaka gusingira ibiri imbere, kuko ntabwo byakunda yuko tuba stuck cyangwa tuguma ahantu hamwe twashyizwe kubera ikibazo runaka ngo tuhagume iteka ryose. No, ibibazo biraza tubinyuramo ariko ntago tubituramo, biraza tubicamo tugenda dukomeza ariko ntitubihoramo iteka ryose. Niko bigenda rero. Nta kigeragezo kitari rusange mu bantu, ariko hamwe n'ibitugerageza Imana iducira akanzu kugira ngo tubone uko tubyihanganira. Ntago ari kubyihanganira ngo tubigumemo, ahubwo no kubyihanganira ngo tugeze ku gihe cyo kubivamo no kubisohokamo. Rero ndagira ngo nkubwire ngo komera wihangane, hari ibyo wahuye nabyo bigoye bikomeye, uburyo no burimo kunyumva mvuga ngo ibya kera tubyibagirwe cyangwa se ibyashize twe kubyitaho, ukumva jewe nshobora kuba ntazi uburemere bwabyo. Birashoboka kuko buri wese afite umusozi we, afite ibyo arwana nabyo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uko byaba biri kose Imana ireba cyane cyane imitima yacu. Ese urizeye yuko hari ikintu gishya Imana yashobora gukora mu buzima bwawe? Ese urizeye yuko hari icyahinduka muri iyi season tugiye kwinjiramo? Yego, niba ufite kwizera rero ndagira ngo kugira ngo byose bishobokera uwizeye. Haleluya, niko ijambo ry'Imana rivuga, byose bishobokera uwizeye. Reka rero dukomere kandi dukomeze ibya kera twe kubyitaho, ibyahise tubyihorere, kuko Imana yacu ijye gukora ikintu gishya muri uyu mwaka tugiye gutangira. Icyo ngusaba rero n'ibintu bitagoye cyangwa se bigoye kuri bamwe kandi twese, kugira ngo wibagirwe ibyahise, forget the past. Ntabwo byoroshye, ariko shakemo akabaraga ubyibagirwe, bireke gukomeza kuba ari byo bigiye imbere cyane mu mutima wawe. Ikindi, forgive the past, babarira ibyahise, babarira, wibabarire wowe ubwawe, ubabarire abagukomerekeje cyangwa se umuntu wese utekereza ko yagize uruhare mu byakubayeho bitari byiza. Forgive, babarire. Ikindi, focus on the new season, wite ku byo Imana igiye gukora imbere yacu, ibyo ivuze ngo igiye gukora ikintu gishyashya. Focus on that, byiteho cyane, aba ari byo ushyiraho umutima, aba ari byo usengera, aba ari byo wizera cyangwa wifuza yuko biza bisohora mu buzima bwawe. Ikindi, try new things, gira ibintu bishyashya ugerageza. Niba hari ibyo wakoze umwaka ushize bikanga, witekereza ko byose ari uko biri bugende, nta kintu gishoboka. Oya, hashobora kuba haranze kimwe, ariko nugerageza ikindi gishobora gukunda. Rero iyo ushaka kwakira, nk'ubu mfashe iyi telefone, ntabwo ushobora kuza ngo umpe ikindi kintu mbe nagifata. Bisaba ko mbanza nkashira iyi ngiyi hano hasi, noneho ibiganza byanjye bikaba biri free cyangwa nta kindi kintu kirimo, kugira ngo ushobore kwakira bya bindi unzaniye. Ni nako bimeze rero. Twari dufite 2020 mu biganza byacu, twari dufite 2020 n'ibyayo byose byatubayeho byiza cyangwa bibi muri twebwe, ariko ubu ngubu Imana idusabye ngo niturekure 2020 kugira ngo tubone uko twakira 2021. Haleluya. Hamwe nibinejeje tubyubakiraho, nibabaje tubyibagirwa cyangwa tubikuramo amasomo kugira ngo dushobore kujya imbere. Haleluya. Rero ndakwinjiza ngo urekure ibya kera, ibyahise ubyihorere rwose, urekane nabyo. Imana ifite uko izabigenza. Rero nawe ufite ibyakugoye, ukaba wumva udafite imbaraga, ukaba wumva udafite ibyiringiro, ukaba wumva uvuga uti n'ubundi ni hahandi, ibyadukozeho byinshi cyangwa byadukoze mu nkokora ni ingaruka z'icyorezo kandi kiracyahari. So uravuga uti n'ubundi nta n'umugambi nagambirira, nta n'icyo nategura, nta n'icyo nakora, kuko sinzi ejo bundi ukuntu bizaba bimeze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo twebwe abizera Imana tubeshwaho no kwizera. Haleluya. Ntago tubeshwaho nuko imirima yeze, ntago tubeshwaho nuko amashyo yuzuye mu biraro. Wone Habakuki wabyanditse aravuga ngo naho imitini itatoha, inzabibu ntizera imbuto zazo, amatungo agashira mu biraro, ngo ariko ibyo byose ngo ntago bizambuza guhimbaza izina ry'Uwiteka. Ndagira ngo rero nkukomeze nkubwira ngo Yohana igice cya mbere, Yohana wa mbere igice cyaho cya 5 umurongo wa 4 kugera ku wa 5 yaranditse aravuga ngo kuko ibyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi
niko kunesha kwanesheje iby'isi n'ukwizera kwacu. Reka nkasubiremo, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi n'ukwizera kwacu. 5 aravuga ngo ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Urakumvise? So uravuga ngo birakomeye, uravuga ngo ntibyashoboka, sinzi uko bizagenda. Hari umwijima, nta kirere ubona, nta gicu urimo kubona, ariko ntago tunesheshwa n'ibyo dufite, ntago tunesheshwa nuko hari ibigenda neza mu kazi kacu cyangwa muri businesses zacu, ahubwo igituma tunesha nuko twizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Ndagira ngo rero nkubwire ngo uko byaba bimeze kose, icyabyawe n'Imana kinesha isi. Umwana w'Imana wese anesha isi. Nta kindi gituma anesha n'ukwizera yifitemo muri we, ko kwizera yuko Imana ariyo imushoboza kandi ariyo imurwanira kandi ariyo imutsindira izo ntambara zose zijya zigaragara imbere ye. Haleluya. Soza rero ndagira nkubwire ngo humura, wireba cyane intambara zikugose, wireba cyane ibitariho bigenda, nibyo wumva bitagukundira yuko wibagirwa ibyahise, ahubwo reba ngo icyabyawe n'Imana kinesha isi. Reba ngo ugufite Kristo muri wowe byose birashoboka. Reba ngo haleluya, nta kindi kigutsindishiriza uretse kwizera. Wizeye yuko Kristo ari umwami, wizeye yuko ashobora byose, wizeye ko ashobora guhindura ayo mateka yawe, wizeye ko ashobora guhindura ibyo bitagenze neza muri 2020. Reka nkubwire kandi nkubwize ukuri, nubwo hari abantu bahombye muri iyi myaka icyorezo kimaze kiriho, hari n'abandi bungutse. Ashimwe cyane. Nubwo hari ababuze akazi muri iyi myaka icyorezo kimaze kiriho, hari n'abandi bakabonye ndetse keza cyane. No kuvuga ngo icyabaye igihombo kuri bamwe cyabaye inyungu ku bandi, aho imiryango yafunze kuri bamwe ku bandi yarafungutse. Rero nta mpamvu yo kwigumira aho ngaho muri ako gakarito wumva urimo ko kutizera no kwiheba, ngo wumve ko ibintu byose byarangiye, byangiritse, bitazakunda, it will never be the same, ntago bizongera kumera nkuko byari bimeze. Ahubwo wizere yuko muri abo ngabo bagirirwa neza, muri abo ngabo bacirwa akanzu no mu kigeragezo, muri abo ngabo bashyirirwaho inzira mu butayu, muri abo batembesherezwa imigezi mu kidaturwa, nawe wizere ko ugiye kubamo muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo uyu munsi. Imana rero ikugirire neza, wizera kandi umenya neza yuko Imana iri kumwe nawe, itazagusiga, itazaguhana, ahubwo ikiyiraje inshinga cyangwa ikiyishishikaje nuko ubuzima bwawe bwarushaho kumera neza. Amahoro y'Imana rero akomeze kubana namwe, ndabakunda cyane. Mwibutsa ko hari impamvu yo kunezerwa, nubwo ubona hari ibintu bigoye bikomeye bitagenze nkuko washakaga, ariko ndagira nkubwire ngo niba uri muzima cyo nicyo gikomeye cyane, nicyo gikomeye cyane, nicyo gishoro cya mbere. Niba uri muzima wibuke ko hari abaryamye mu bitaro kano kanya, niba uri muzima wibuke yuko hari abatakiriho bahitanywe n'icyorezo cyangwa n'izindi ndwara zitandukanye muri uyu mwaka turimo gusoza. Rero kuba ukiriho na mahirwe akomeye cyane, ntihagire ikintu kikwihebesha, ntihagire ikintu kikwereka yuko ari nta mpamvu rwose ufite nimwe ngo aho kwishima no kunezerwa no gushima Imana ugende ujya ahantu wikingirane, wumve ko wowe wagowe, wumve ko wowe ibyawe Imana itabireba, Imana itabyitayeho. Oya, icyo ni ikiyoma. Mwanzi arakubeshya, arashaka gukomeza kuguheza muri ako gahinda, ashaka gukomeza kuguheza aho hantu hawe nyine kugira ngo utaza kubona umucyo w'Imana ukurasira muri uyu mwaka tugiye gutangira. Rero ndakwinginze ngo ukora iki? Yes, ukanguke cyangwa se wibohore. Yes, wibohore, ntuwemere gukomeza guheranwa n'agahinda k'ibyakubayeho muri 2020, ahubwo ubwire umutima wawe ngo hari impamvu nyinshi zo gushima Imana. Ngomba kunezerwa, ngomba kwishima, ngomba kwinjira muri uyu mwaka mwinjiranyemo imbaraga nshya, mwinjiranyemo ibitekerezo bishya, mwinjiranyemo kubabarira cyangwa kwibagirwa ibyahise, mwinjiranyemo kubabarira ibyahise, mwinjiranyemo gufokasinga cyangwa kwita kuri season nshyashya, hanyuma kandi nkawinjiranamo ibyiringiro cyangwa umutima wo kwizera yuko ibintu bigiye kugenda neza. Haleluya. Imana ibahe umugisha, dukomeza dushima Imana, dukomeza tubwira Imana ngo uri mwiza, wowe twiringiye, wowe kunesha kwacu, wowe imbaraga zacu, nta wundi wadushoboza atari wowe. Kandi basabira mwebwe muri lockdown kano kanya mumva mwihebye, mufite ubwoba se
reka nkubwire humura, ibi ni ibihe, seasons ziraza zikagenda, ziraza zigashira, hari n'ibindi bizaza byiza kandi tukanezerwa tugashima Imana. So hari impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana yacu, tuzagushima ibihe byose Mana yacu, tuzahora tuguhimbaza, tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe Mwami Mana, Mwami Mana, tuzahora tugushima. Reka nkubwire umutima wawe uririmbe, nubwo ubuzima butarimo kubyerekana neza, ariko uririmbe kandi wibwire ngo haracyari impamvu nyinshi zo gushima Imana. Shoje umwaka ndi amahoro, shoje umwaka ndi muzima, jewe n'umuryango wanjye, yewe nubwo haba hari ababavuyemo wenda bakaba baritabye Imana, ariko byose dufatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Dushima Imana, tunezerwe, twambuke umwaka dufite imbaraga, tudaheranwe n'ibikomere byo mu mwaka ushize. Imana rero bagirire neza, amahoro y'Imana bane namwe, umwaka mushya muhire mwese aho muri hatandukanye. Mwarakoze kubana natwe muri uyu mwaka, murakoze kudushyigikira, murakoze mukora umurimo mwiza cyane gufatanya natwe uyu murimo. Nukuri Imana ibagirire neza, kandi nkubwira yuko buri mwaka tujye gutangira dufite ibindi byinshi kandi byiza cyane, aho Imana ijye gukomeza kubaka ubuzima bwacu ndetse no kutwagura no kutugirira neza, twese hamwe turushaho kubaka umuryango. Remember, niyo ntego ikomeye cyane ya Christian Family Life, kugira ngo tugire umuryango mwiza ushingiye ku mahame ya Gikristo, uhamye, utajegajega, uzira amakemwa. Uwo nguwo Imana yishimira, uzasiga umurage kavamo ibinyejana byinshi byubaha Imana. Imana ibagirire neza. Mana yacu, mu izina rya Yesu turagushimye cyane ko uyu muntu uvuye muri 2020 ujye kwinjira muri 2021. Ndagushima ko wabanye nawe, ndagushima ko wamurinze. Yego yararwaye, yego yarahombye, yego hari bitaragenze neza, ariko uyu munsi ni muzima. Ibyo nibyo bimpaye ibyiringiro yuko nibindi byose bitakunze bigiye gukunda muri uyu mwaka. Nyemerera rero umuhe imbaraga zo kwibagirwa ibyahise, umuhe imbaraga zo kubabarira ibyahise, umuhe imbaraga zo kwita ku gihe gishya ugiye kuzana mu buzima bwe, kandi umuhe imbaraga zo gutinyuka kugira ibintu bishya yagerageza, kugira ngo bimwagure, bimugirire akamaro, bimiteze intambwe igera ku rundi rwego. Icyubahiro ni cyawe rero. Uyu mwaka twinjiyemo Mwami, reka utubere umwaka mwiza, utubere umwaka udasanzwe, utubere umwaka koko aho ugiye gushyira inzira mu kidaturwa, ugatembesha imigezi mu butayu, kugira ngo tunywe dushire inyota, niturangiza twamamaze ishimwe ryawe, tuvuge ngo Imana yatugiriye neza, natwe turishimye. Urakoze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom.